Mwaramutse neza mwebwe mudahwema kudukurikira kuri channel yacu ikaba n'iyanyu Muganga Nathan TV. Ni channel ya muganga mumenyereye ku yandi macano, ariko yahisemo gufungura channel ye kugira ngo mujye mumubonaho access ihagije, kuko gukora ku yandi macano ubusanga bigoranye, baba bafite n'abatumirwa benshi. Ariko iye nimba utari wakanda subscribe wakabaye wabikora noneho kugira utazayicikwa n'ibiganiro bya buri munsi tutazaduhema kubagezaho. Muganga wasuza asaba dukurikira ndabashohoje cyane ko bari banagukumbuye. Amin amin. Ariko bakunze kuvuga ngo abaganga dutangire dutebya, nanjye kuvuga ngo twitebereza dutangire dutebya. Bajya bavuga ngo abaganga ngo bagihanga cyangwa se abaganga bavurisha ibimera, niko babita. Akenshi na kenshi bakunze kubita ngo muri abapfumu, kandi abapfumu uba usanga akenshi na kenshi bakoresha imbaraga z'umwijima. Wowe ubyemera ute? Oya, ntawe ndi umupfumu kuko abapfumu ni abapagani. Yego. Abapfumu nta nubwo bizera Imana. Yego. Ariko njyewe mbere na mbere Imana, ibindi ubuhanga bw'abantu. Yego. Kuko buriya Imana ni nayo yashyizeho ibi bimera dukoresha. Yego. Njye rero iyo uje ushaka kunyereka ko uri gupinga Imana, cyangwa se ukaza unyereka ko Imana itariho, cyangwa se ukaza ushaka kunyereka ko uri kure y'ibyizerwa cyangwa se y'iby'Imana, ndakubwira ngo uba wigiye ku ruhande. Kuko njye cya mbere nzi ko Imana ariyo ishobora byose, nzi ko Imana ariyo yaremye byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ibyo tubona n'ibyo tutabona. Nzi ko Imana ishobora kuguhindura wari mubi ukaba mwiza. Nzi ko Imana ishobora kukugira icyo abantu badatekereza ko waba cyo. Rero mbere ya byose njyewe nizera ko Imana nanjye ubwanjye ishobora kumpindura ikangira ukomeye, nawe ubwawe n'ubwo woroshye ishobora kukuzamura ikakugira uwo abantu batekerezaho, ndetse n'abantu bakajya bafata igihe cyo gutekereza ngo kanaka yazamutse ate, kanaka byagenze gute. Kuko ikintu cya mbere nizera kandi ikintu cya mbere nemera ko nta muntu n'umwe ku isi uriho nk'uko abishaka. Ahubwo uko Ushatse kuvuga? nshaka kuvuga ko uko byagenda kose umuntu aba afite urwego ashaka kugeraho. Ntawe ugera ku rwego yishimiye ngo avuge ngo sasifire kandekeraho. Ahubwo uwo ari we wese aba afite uwo ashaka kuba nka we, aba afite urwego ashaka kugeraho, aba afite icyo yifuza kuba cyo. Bishaka kuvuga iki? Bivuga ngo iyo ugenda n'amaguru uba uvuga uti nibura uwampa igare. Yego. Ariko wawe ukumva ko nugera ku igare uzarekera. Ariko wawe undi ufite igare nawe avuga ati nibura uwampa moto. Ariko ubajije ufite moto nawe akakubwira ati niba hari ikintu kimbangamiye, ni ivumbi cyangwa se kugenda nyagirwa, wapfa kumpa akamodoka gashaje. Wa wundi ufite imodoka ishaje nawe akavuga uti wampa imodoka nshya. Yamara kugira imodoka nshya noneho akasigara atakifuza imodoka, bwifuza ubwoko bw'amamodoka. Bishaka kuvuga iki? Niba uri umuhinzi, ndavuga babandi ba nyakabyizi, abavuga ati nanjye uwangira nkuriya mpingira. Niba ucuruza ku gataro ukavuga uti nibura uwampa butike, waba ufite butike ati wampa iduka. Wagera ku iduka ukavuga uti noneho nkeneye kuba umucuruzi mpuzamahanga. Ibyo si tubyite se ubwo ko ari ukugora Imana cyangwa kuyinaniza? Ntabwo ari ukugora Imana, ahubwo icyo nshaka kukubwira ni kimwe: nta muntu n'umwe utifuzwa. Abantu bose baba bifuza kuba nk'uko umuntu wese, abantu benshi, urwego umuntu wese ariho hari uba yifuza kuba nkawe, kandi nawe ntabanyuzwe hari undi aba yifuza kuba nkawe. Icyo ngicyo ushatse ucyumve. Byumvikane ngo wenda tugiye ku rwego rw'ubuyobozi, niba uri umukuru w'umudugudu uvuga uti wangira nka gitifu nibura w'akagari. Kandi buriya gitifu w'akagari navuga ati nanjye wangira gitifu w'umurenge. Gitifu w'umurenge bavuga ati wangira meya. Meya nawe akaba afite abandi yifuza kuba nkabe. Kandi nibura bakabona we urwego arimo yaragezeyo bitewe n'ibyubahiro abona. Ndajya mu nzego z'ubuyobozi, njye mu bucuruzi nawe usanga ari uko bimeze. Ariko mu by'ukuri
no kuba ufite amaguru mazima wumva ugenda ugahamya, kabone n'ubwo waba uri umutindi nyakujya, wakagombye kumenya ko hari ababana n'ubumuga birirwa bicaye ku muhanda nabo bavuga ati wampa amaguru. Niba ugira gutyo ukareba ugahweza, hari impumyi zabuze amaso yo kureba. So bishaka kuvuga iki rero? Nta muntu n'umwe uriho nk'uko abishaka. Niyo mpamvu njyewe mu kwizera kwanjye numva umuntu wese yakagombye kunyurwa n'uko ariho, kuko n'uwo wifuza kuba nka we ntanezerewe, nawe afite undi yifuza kuba nka we. Rero tuzahora twifuza, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nta muntu n'umwe uriho nk'uko abishaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta muntu n'umwe uriho nk'uko mugenzi we abishaka. Ni ukuvuga ngo abantu ntabwo bifuza ko tubaho no mu buzima nk'uko turimo. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ukureba akavuga ati kanaka niba afite iki yaba yakiburaga. Muri make iyo umuntu afashe uburozi akaroga mugenzi we n'itimwe aba afite, urumva ko ntabwo yishimiye ko mugenzi we abaho, usibye no kubaho nk'uko abishaka, ahubwo nta nubwo yishimiye ko mugenzi we abaho. So bivuga iki rero? Umuntu wese uko ahagaze niko Imana ibyemera. Murakoze cyane, ako kari agaciyemo. Reka twinjire mu kiganiro cyacu uyu munsi. Mbafitiye topiki ihambaye iyo bita ngo umwaku. Nahoze nsoma ku mbuga ngo ibintu bitera umwaku usanga baragiye bashyiramo ibintu nyine usanga twakwita ibinyoma. Harimo nk'ibyo nabonye ngo guhura n'imbeba mu gitondo y'ururenga igasubira inyuma, ngo nushaka aho ugiye uzabireke. Kumena indorerwamo ikirori, nuba ufashe ikirori mu ntoki uri kwireba kikaba kiragucitse cyituye hasi, bizaba bisobanuye ko n'ibyo ugiye gukora biri buguce mu myanya y'intoki. Ngo gusitara ugasitaza akaguru k'imoso, ngaho uba ugiye ntabwo uri buronke. Kwambara iriya kanzu wambara kuri graduation utari wasoza amashuri ngo ntabwo yasoza neza. Ngo kwireba mu ndorerwamo y'ikirori ku munsi w'ubukwe, iyo wirebyemo urugo washinze ntirukomera, ruhorana ibibazo. Guhura n'inyamaswa, guhura cyangwa n'umuntu kureba ku isaha ugasanga ari saa 11:13 na saa 9:05, cyangwa ukabona ikintu ubona ikirigwana ibibazo ntibiramuka. Bikugendekeye gutyo ngo uzahite upanga undi munsi wo gukora ibyo wari ugiye gukora. Kubyukira mu ruhande rutandukanye n'urwo waryamyemo uri kurebamo. Ariko ibi ngibi sinanakwirwa mbirondora byose kuko ngo cyangwa kwambara imindurize. Twebwe uyu munsi muganga arahita dutangira anatubwira umwaku ubundi ni iki. Ibyo ngibyo, ibyo byose usomye njye mbyita kuraguza ibicuro. Ego. Nta na kimwe nemeramo. Nkurikije experience mfite cyangwa se uburambe mu byo mbona cyangwa se mu byo nkora, ntabwo ibyo byose usomye nta na kimwe kiri cyo nemera. Nemera ko umwaku ubaho, nkaba nemera ko hari umwaku ushobora kugira ukuye ku murage, ariko nanone uwo mwaku ukunze kuba hakeye, kuko hari umwaku ushobora gukururirwa na karande cyangwa se n'umuryango, ariko nanone hakaba umwaku ushobora kwikururira wowe ubwawe. Ibyo bintu tuzagenda tuvuga ku buryo butandukanye uko nzajya ngenda ntanga ibiganiro, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku mwaku uwo nari mvuze nyuma. Iby'umwaku w'umuryango reka mwihorere, ibya karande reka mbyihorere kuko twarabivuze dufite n'uburyo tuzabisubiraho, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku mwaku ushobora kwikururira kandi naho abantu benshi cyane bagendana nawo. 60% y'imyaka ibaho niyo abantu bikururira. 20% niyo abantu bahuherwa. 20% niyo abantu bavana mu miryango na karande cyangwa se bavukana. Iyo myaka rero nk'uko nyivuze ari 3, ndashaka ko tuganira ku mwaka umwe, nkababwira ku mwaka umuntu yikururira atabizi, ariko ukaza ukamushyikaho kandi akabana nawo, ari wowe wikururiye.
burya bafite ibibazo cyane abantu bakunze kuvumba amata atavomwa, cyangwa se ubwo ndavuga kuvumba ubuzima cyangwa imibiri y'abantu bagira ngo binezeze. ajya Ndavuga ubivuga ariko mu kinyarwanda okay, wica ku ndavuga ruhande. abantu bajya kuryamana n'abantu ku buryo butemewe. Ndavuga ushobora kuba uri umugabo ugaca umugore wawe inyuma, cyangwa se ukaba uri umugore ugaca umugabo wawe inyuma, cyangwa se ukaba uri umusore ukajya kugerageza ngo urebe uko bimeze ku mugabo ufite umugore cyangwa se ku mukobwa, cyangwa se ukaba uri umukobwa ukajya gukorera ibyo utazi cyangwa se ibyo uzi, cyangwa se ugakorera gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore cyangwa se n'umugabo ufite umugore, ubizi cyangwa se utabizi. Usibye no kuvuga ngo ni icyaha gihanwa n'amategeko, cyangwa se usibye no kuvuga ngo ni icyaha Imana yanga urunuka, ndagira ngo mbabwire ngo hari ikindi kintu kirimo. Habamo ikintu bita umwaku, kandi uko byagenda kose uba wikururiye. Icyo nshaka kubabwira ahangaha ni iki, ndagira ngo abantu baduteze amatwi babyumve neza, kuko abantu benshi bibabaho ntibanabimenye, bakajya gukora iyo mibonano cyangwa se navuga ibyo byangwa n'Uwiteka, bakavanamo ibintu batazi ku buryo babimenye birimo, bakagombye kwirinda kubikora, kuko kwirinda kubikora umuntu utabikoze ntacyo yaba. So icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki, ndashaka kuvuga ku mwaku uturuka ku bwandu uvana ku wo mubonanye. Bivuga ngo umuntu akenshi mugiye gukorana iyo mibonano mpuzabitsina, ushobora kuba umuzi ariko utazi imivukire ye, cyangwa se utazi ibi murimo imbere, ariko muri we imbere afite imyuka y'abacwezi, muri we imbere afite imyuka y'abarangi, muri we imbere afite imyuka yandura kandi wowe utabizi. We mugabo wareba umugore afite cyangwa se umukobwa afite amataye meza, afite isura nziza, aragenda rwose ukabona arashimishije, ukabona umugabo uwo ari we wese yamwifuza. Noneho wowe bitewe n'uburyo wamubonye ukavuga uti uriya muntu nubwo nagira ibyo nkorana nawe nkamuha ibishoboka byinshi, cyangwa se nubwo nabonana nawe, muri make ukumva wishimiye kubonana nawe, ukagenda ariko mu by'ukuri wishimiye kubonana nawe ntabwo uzi ikimurimo. Ashobora kuba arimo imyuka y'imyaku utabizi, ukagenda ukabonana nawe, nibyo koko ugakora ibikorwa wagombaga gukora, warangiza abagabo benshi barabizi, agafata agatambaro agahanagura wenda ibyaba byamugiyeho, cyangwa se agafata ibase agakaraba, ariko agakaraba ku buryo butari bwiza. Mu by'ukuri nubwo ugiye ugendanye imyaku, hari uburyo wakagombye kubigenza kugira ngo iyo myaku ikuveho, ariko uwo mwaku urawuhagurukanye urawugendanye. Cyangwa se we mukobwa ukabona umugabo akaguha ibintu byinshi, cyangwa se nawe ukaba wanabimuha bitewe n'uko wamukunze, nawe ukamwakira. Mu kubonana kwanyu wa mugabo akagira utuntu akubitsamo, abakuze murumva ibyo ari byo. Burya twa tuntu agushyizemo dushobora kuba dufite umwaku uzatuma utabyara. Ku bagore aho ngaho iyo mpageze ndahatinda cyane, ukaba utazigera ubyara mu mibereho yawe kubera twa tuntu wa mugabo yagushyizemo. Ukazagenda ukajya kwa muganga bakagupima bakakubwira ati rwose genda utegereze uzabyara, ariko mu by'ukuri wagiwemo n'umwaku. Sinzi uburyo mubyumva, ariko wagiwemo n'ibintu bizatuma mu mibereho yawe utazigera ubyara, cyangwa se utazigera ugira undi munezero. Muri make yakuroze nawe ugatabizi. Ku bagore bo aho ngaho niyo tuhageze kuhavura biratugora cyane. Biratugora cyane. Ku bagabo ho biratworohera, kuko ushobora kumuha n'umuti akisiga bikarangira, n'amasengesho biri kumwe, icyo ngicyo kirumvikana. Ariko ndagira nkubwire ngo ku bagore bo biratuvura cyane. Noneho sasa ku bagabo nabo hari igihe bishobora gutuma hazamo impamvu ya wa mugore waryamanye nawe yo kutabyara. Ndagira nkubwire ngo hari n'abavanamo imyaku. Ushobora kutabyara ni bose bose umugabo, kuko burya umugabo n'umugore iyo babonanye
byanga bikunze iyo harimo imyuka nk'iyo ngiyo ku mugabo, uko umugabo apenetra imwo imbere hari n'utundi tuntu nawe tumwinjiramo tukazagenda tukazakora muri serire z'umubiri tukagera no ku bwonko. No ku mugore rero nawe uko za sperme zamugiyemo cyangwa se za spermatozoide hari ahantu zigera ku buryo zitazigera zihava, bityo ugasanga bose bashobora kubura urubyaro, cyangwa se ugasanga cyangwa wabyara ugasanga umwana afite ikibazo. Oya, 95% ndetse ni ukutabyara. Ugasanga urubyaro rurabuze kuri abo bantu kubera umuntu umwe mwaryamanye, cyangwa se haba hatajemo no kuryamana ugasanga ubukene buraje mu rugo. Niba wari ufite inka ugasanga ugeze mu rugo zirapfuye, ugasanga zirapfuye zirashize zirakunkumutse. Niba wari ufite iduka ugasanga usigaranye amakarito bitewe na wa mwaka wavanye muri wa mugore. Ndetse hari n'abagira gutya, tujya tubipima kenshi tukabibona, abagore akenshi bajya batera ibibazo abagabo, ugasanga umugore yarakwifuje yarakubuze, noneho wowe mwaryamana we akaba afite imiti yavanye muri ba bantu wahoze uvuga b'abapfumu. Abapfumu ni abantu babi cyane, wenda nubwo natwe batwita bo, ariko bamenye ko turatandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo akagira gutya akavana imiti mu bapfumu, yaza umupfumu afite uburyo bikoresha, akaza akaba yagukora ku ruti rw'umugongo akagukora. Mujye mwirinda cyane abantu babahobera babakora mu ijosi, mu irugu. Akenshi hari ababa bafite imiti bari gusigamo, cyangwa se kurya abantu basuhuza abantu ugasanga barabakanda hano ku ruti rw'umugongo, naho ushobora gusanga hari imiti afite ari gusigamo. Bakakase ko bajyaga babikora ubwo hari ubwuzu, naho habagamo imitongero burya mu kagabo kanjye kuko 90% uguhobera gutya bafite ibyo ari kuvuga cyane. Burya niyo mpamvu n'abazungu babigezeho, bo ibyo bintu babimenye kera cyane. Nta muzungu uhobera undi kuko bazi ko ashobora kuvukamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuzungu kugusuhuza ko iyo muhuye bitewe n'imico yabo n'ibyo barangije kumenya kera, aragupepera. Iyo agupepeye aba aguhobeye burya, ndetse aba asa n'unagusomye. Ni ukuvuga ngo nk'uko tugenda inyuma yaboho imyaka 100, b'ibyo ngibyo barangije kubimenya kera. Urwo ni n'urwego barangije kurenga kuko bazi ibishobora kuba. Burya nuhura n'umuntu w'umuzungu ntaguhobere, ntuzatekereze yuko akwanze, ahubwo abazi ibishobora kuba. Ntabwo ushobora kubona ku muzungu uramuhobera umwikorakoresha uko ashaka, ariko ibyo ngibyo yarabirenze, azi icyo bishobora kubyara. Natwe igihe nikigera kizagera ubwo uzajya ubona abantu bamara gusobanukirwa neza ibi bintu, ko akenshi abantu bahobera abandi bafite ibyo bari kubanduza. Ni umuco nyarwanda guhoberana kugira gute, ariko burya bifite ibintu byinshi. Hari ushobora kuza akaguhobera yaragushatse yarakubuze, akaba afite imiti yavanye ahantu runaka, akaza akaguhobera yigucengezamo wowe utabizi, cyangwa se afite uburyo ariko yitongera. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ngo icyo kintu bita umwaku, hari imyaku tuvana mu bantu turyamana nabo. Njye ibyo sinjya mbikora, ariko ndavuga babikora. Hari imyaku muvana mu bantu mugenda mukaryamana nabo. Gusa politiki ya leta nayo yarabigabanyije, kuko yavuze ngo nujya ujya no guca inyuma uwo mwashakanye ujye wiporoteja, bo bakagaragaza, leta ikagaragaza ko ari ukwirinda inda zitateguwe, cyangwa se ko ari ukwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko nako ngako mujye mukongeramo, akenshi haba harimo no kwirinda iyo myaka. Icyo kintu leta ntabwo ikivuga, ishobora no kuba itacyemera, ariko njyewe nk'umuganga ndabizi neza ko uko ubonanye n'umuntu wiporoteje bigufasha kwirinda, cyane cyane ku mugore bimufasha kwirinda kugira ngo za spermatozoide zitamwinjiramo, kandi zikaba zishobora kumwinjiramo zifite imyuka y'abarangi cyangwa iy'abacwezi cyangwa se iy'abaguma cyangwa se indi myaku idasobanutse iri mu muntu. Uko ufashe ya prudence ugiye kuyijugunya, ya myaku nayo irimo uyijugunyamo, kuko ntabwo iba yakugiyemo. Ariko in time umuhaye uburenganzira kugira ngo yinjirire yaho, najya kwejakiya bya bindi yejakiye akubikijemo ntabwo uzi ikirimo. Nawe mugabo ugiye ukabikora gutyo, mu by'ukuri ntabwo uzi ikikwinjiyemo. Ariko 60% iyo ugiye ugakoresha agakingirizo
kagufasha kwandura iyo myaku, kakurinda ahubwo kakurinda kwandura iyo mikoshi, kakurinda kwandura iyo myaku. ariko nabo ntiwirengagize ko hari ku mugabo cyangwa se ku mugore hari amavangingo cyangwa amatembabuzi yamutarukiyeho, kandi nayo ashobora kuba arimo iyo myaku nubwo ari gakeya ku ijana, ariko nayo ishobora kuba irimo. Setu nk'iyo ufite akantu k'agasebe cyangwa se iki gashobora kugera aho gahurira n'amaraso, nabwo bishobora kuba ikibazo kuri iyo myaku ikaba yakwinjira. ubwo rero umwaka nashatse ko tuvuganaho uyu munsi ni uwo nguwo twihuse nyine mu myanya y'ibanga. ndumva ushaka gusoza kandi ari njye waguhaye ikiganiro. oya ntabwo ndi gusoza, nashaka kubumvisha ko hari imyaku yinjira iturutse aho ngaho mu myanya y'ibanga, kandi twahaye ikaze. wowe ukumva ko ugiye kwinezeza, ndavuga ku mugabo, cyangwa se ukumva ko ugiye kwakira indonke, ndavuga ku mugore, cyangwa se ukumva ko ufite tageti yo kuzagira ibyo ukora ku mugabo, cyangwa se ukumva ko ufite tageti yo kuzagira ibyo ukora ku mugore, ariko muri ibyo ngibyo hakaba harimo n'umwaku, kandi uwo mwaku ni mubi cyane. twibutsa abadukurikiye yuko kuri social media hose tuba turiho, ari kuri Instagram ni muganga_Nathan, cyangwa se niyo washakishamo muganga Nathan. Nathan ni NATHAN, ni Nathan nyine, Nathan. No kuri Twitter turiho ni muganga Nathan, kuri TikTok tuba turi na live ni muganga Nathan. Ariko uyu munsi twagiye live cyane kuri Instagram. Dukomeza muganga, tunagana ku musozo, wabwira abadukurikiye ese cyane cyane ibintu ukunze kuvugaho ni uko uzi yuko bishobora no kuvurwa. Iyo wenda ugize wa mwaka navugaga nanjye ndavuze nyine ugize umwaku, wanduye uwo mwaku mu mibonano mpuzabitsina, ese ibyo bintu bishobora kuvurwa? Ibyo bintu nyuma yo kugira ngo tugusuzume tumenye ko ariho wabyanduriye, bishobora kuvurwa pe, biravurwa bikanakira. Ariko n'umuntu ukamwihanangiriza ntazasubire muri iyo myaku, ntabwo wamubuza, kuko burya hari igihe ariko wamugira inama. namugira inama, ariko n'iki kiganiro aricyo tuba twagikemuriye. Ntabwo icy'ingenzi ari ukugira abantu bivuze, ahubwo banakwirinze mbere y'uko iyo myaku bayandura. twebwe ntabwo twishimira kuvura abantu, kuko nanone ntabwo twishimira yuko bandura. Ntabwo twakwishimira yuko abantu barwara, kuko batanarwaye ntabwo tubeshwaho n'uko abantu barwaye. Batanarwaye tukajya tuganira nta myaku bafite, tukajya iwabo kubera iterambere bafite, bakaduha n'icyo cyayi tukakinywa, byaba ari byiza kurusha uko twajya bakabura n'amazi yo kuduhereza kubera imyaku bavanye ahantu runaka. Ikindi, ibyo bintu byo gucana inyuma cyangwa se byo kuvumba amata atavumbwa bitera imyaku, nk'uko nabibabwiye. ubwo rero ntabwo tuba twifuza kugira ngo duhore tuvura iyo myaku, yego koko wagufashe cyangwa se winjiyemo twawukuvura, ariko mu by'ukuri ntabwo biba bidushimishije. Kimwe n'uko bitanya ingo, ku bantu bafite ingo rwose birabatanya, ugasanga uvanyemo umwaku wo gutuma wa mugore warongoye agufata ku ruti rw'umugongo nk'uko nakubwiye, igihe muri gukora igikorwa bitewe n'amagambo runaka, cyangwa se no ku mugabo nawe akaba yakora umugore mu matwi afite iki, uvuga ngo iyo agukoze mu matwi afite imyuka yavanye ahantu runaka, ya matwi akozemo na ya magambo ari kuvuga na bya bindi ari gutekereza mu mutima yavanye hahandi, biba bivuga ngo ntuzagire undi muntu wumvira. N'umugabo wawe najya akubwira ntuzajye umwumva, uzajye wumva ibyo nkubwiye njyenyine. Ugasanga bityo uri kumwe n'umugore, wamubwira uti tujye gusura umuntu runaka, ugasanga arakwangira ati no, ati na kanaka yavuze ngo tujye gusura kanaka. Rwose ibyo ngibyo bikabyo akaba yanabikubwira. Cyangwa se mwaba muri kumwe muri kurya, umugore muri no ku meza, ukabona ibitekerezo bye biri kure, afite undi mugabo arimo gutekereza, ariko wowe akaba nta kundi babigenza, kuko akenshi hari n'igihe baba baramuhaye imiti yo kugira ngo umugabo atavuga, cyangwa se umugabo nawe akaba yaramize umugore mu bitekerezo. Ibyo ngibyo rero ntabwo bijya bidushimisha. Nibyo koko turavura, nyuma yo gusuzuma tugasanga ariko ikibazo kimeze, dushobora kuvura, twakuvura dukoresheje imiti tuguhereje, cyangwa se twakorana online, dufite uburyo tubigenza.
ku buryo urumva nk'umuntu ntabwo aba ari i Burayi cyangwa se ari muri Amerika ngo umubwire ngo natege indege aze mu Rwanda kugira ngo afate imiti, ahubwo dufite uburyo tubigenza kabone n'ubwo yaba ari kure, ikibazo tukagikemura. Upfa kuba uri ku isi, ubutaka isi ikora ubutaka bwo ku isi. Dusoza wakwibutsa abadukurikiye aho ukorera ndetse na za nimero zawe za telefone? Nimero zanjye za telefone ni zimwe zihoraho ntizijya zivaho, ni 0788 56 26 27. 0788 56 27. ahubwo aho nkorera ni Musanze, ariko ubu tuvugana ndimo ndafungura ivuriro hano i Kigali, ari naho nshaka kugira icyicaro gikuru, kuko n'ubu tuvugana niho ndi, ari naho nshaka kugira icyicaro gikuru kugira ngo i Musanze mpagire ishami, ariko icyicaro gikuru kibe i Kigali. Mwakoze cyane bari badukurikiye, njye na Emmanuel nk'ibisanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, ntiwibagirwe gukanda subscribe nimba uri mushya, like ni ngombwa, ugakora na partage. Abadukurikira bari mu Burundi ndabizi muba mukoresha igifaransa, n'abari mu Bufaransa na za Congo, partage n'ubundi niyo bita share mu kinyarwanda, ni ugusangiza. Hepfo ugashyiramo igitekerezo cyawe, ese wowe ibyo by'umwaku ubyumva ute? Washyiramo n'igitekerezo kindi ushaka. Iyo nomero utayibonye ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp, hari igihe aba ari kuvura ntayitabe. Iyo umwandikiye kuri WhatsApp biba byiza akaza kuguhamagara, kandi tubibutsa yuko ibyiza nimba agiye kukuvura wajya umuhamagara kuri WhatsApp murebana, kuko hari abantu benshi bagira ute. Icyo nakivuga cyane, hari abantu benshi cyane banyiyitirira, bagafata amafoto yanjye bakayashyira ku maprofayiro yabo, bakayashyira ku masitati yabo, ugasanga bagashyiraho n'amanimero do telefone yabo, ugasanga uhamagaye wibwira ko ari njye uhamagaye. Babahamagara ntibitabe kuri call. Hagati aho rero ndagira ngo abifuza serivisi zanjye bajye bampamagara, tuvugane turebana live, bamenye ngo ni muganga Nathan twavuganye, naho abandi bo benshi cyane baranyiyitirira. Mwakoze cyane kudukurikira. Ciao ciao. Ciao.